ibintu byahindutse bibi cyane, amazi si yandi ku banyamahanga batuye mu gihugu cya Zambia. Ibi ngibi nyuma y'uko nyine birukanywe, bazizwa ko akenshi na kenshi binjiramo nta byangombwa bafite. Rero ibi ngibi bikaba byaraje gusubirwamo kubera yuko nyine perezida w'iki gihugu yavuze yuko nta munyamahanga ugomba kubinjirira biramupangu, agomba kubanza nyine gushaka ibyangombwa ku mafaranga ya hariya. Ni ibintu bihenze cyane ku buryo ewana kubigura, aho kubigura umuntu avuga ati, umuntu uriyo avuga ati ndemera mbeho gutyo ntabyo mfite, ariko ntabwo nabigura kubera yuko akenshi na kenshi usanga amafaranga yagura ibyangombwa ndetse n'ibyo waba uri gukora ahubwo utanayabona. Yes, ndagusuje cyane ukurikiye Afro 10 TV, ngende Hero Willis. Aya ni amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino, gusa ariko nyine mba nakugereyo kugira ngo muzanire inkuru zimwe na zimwe utaruzi. Nyuma yaho rero bimaze kugaragara yuko hari abanyamahanga binjirira igihugu cya Zambia cyane, bakinjiramo cyane nta n'ibyangombwa bafite. Byamaze gusubirwamo kubera yuko kugeza kuri ubu ngubu barimo babirukana babasubiza iwabo. Nagira ngo mubwire yuko muri kiriya gihugu hariyo abantu b'abanyarwanda benshi cyane, umubare mwinshi ubyumve. Abarundi ni benshi cyane, Abatanzania, ibihugu bitandukanye byo muri East Africa bifiteyo abantu benshi cyane hariya hantu. Rero bivugwa yuko abenshi muri bo bajyayo nyine ujyayo ufite passport, kubera ko iki ni igihugu kitemera bimukira cyangwa se kitemera abanyamahanga, nta nubwo kibikunda. Umuntu ugiyeyo afite passport iba ari passport izamara iminsi mike ya 14, igera ku byumweru 2 gusa, kuko iyo birenze iba yamaze kuba expired. Iyi passport niyo ugiye kwishaka biba uvuga yuko nyine cyangwa se batanga iyo kujya gusura umuntu hariya uriyo wawe, ntabwo batanga iyo kujya kubayo, kubera yuko iki gihugu ntabwo cyemera abimukira cyangwa se cyemera abanyamahanga. Nyuma y'uko rero bimaze kugaragara yuko ngo urubyiruko rwa kiriya gihugu rufite ikibazo cy'ubukene, babuze akazi n'akazi bagira, nibwo perezida wa kiriya gihugu yahisemo gufata umwanzuro wo kwirukana abanyamahanga, bitewe n'uko ngo akazi urubyiruko rwagakoze abanyamahanga aribo bagakora, bityo rero bigatuma batera imbere, abenegihugu bagasubira inyuma mu kijyanye n'ubukungu. Mu bigaragara byo bwo rwose urubyiruko rwa kiriya gihugu nta mafaranga cyangwa se nta n'akazi bagira, bityo rero imibereho ikomeye nabo bakaba babreminga ubuyobozi, kubera yuko ngo abanyamahanga babinjirira bakagira bate bakabatwarira imirimo yo gukora, bo bigatuma nyine batabona icyo gukora. Bityo rero nabo bakaba barahagurutse bagahagarara bavuga yuko badashaka icyitwa umunyamahanga. Kugeza kuri ubu ngubu rero ibu turimo tuvugana, nakubwira nuko bamaze kwirukana umubare nyamwinshi, kubera ko ku mateleviziyo yaho atandukanye, mu makuru atandukanye bagenda berekana umubare nyamwinshi, kubera ko stade yitwa Heroes, ni stade nationale ya kiriya gihugu, bayipakiyemo cyangwa se bahazanye abanyamahanga bari bafashe babakuye mu mirimo igiye itandukanye, yaba ari mu muhanda, yaba ari mu mazu, yaba ari mu mashopu, yaba ari aho bakorera hose. Cyitwa umunyamahanga bo bashobashije kugeraho bakamufata, urwego rubishinzwe rwa migration wo babashije gufata rero wese barabajyanye, stade iruzura, stade nationale. Suppose yuko yaba ari nka stade Amahoro y'ahangaha, ariko nyine iriya stade ya Heroes ni stade nini cyane na ruta stade Amahoro, gusa yo barayipakiye iruzura abanyamahanga. Bigaragara yuko nyine
abenshi cyane bari mu cya gihugu ari abanyamahanga. Abo ngabo kandi ni bake cyane kubera yuko bivugwa yuko abaturage ba kino gihugu bafite nationalite batarenze miliyoni 10 kandi ni igihugu gituwe n'amamiliyoni arenga muri 28-30. Byumvikane yuko nyine cyakoromejwe n'umunyamahanga buzuyemo cyane, akaba ari byo rero perezida w'iki gihugu avuga yuko bigomba gukemuka bakaba birukana bose bigaragara yuko nyine batabashaka. Amakuru agera kuri Afro 10 TV tugufite twamaze kumenya nuko ngo abo ku Burundi babohereje ku mupaka wa Zambia ndetse na Tanzania, bahita Tunduma muri Tanzania bakabohereza mu bihugu byabo. N'amakuru agenda anogwanogwa bivuga yuko ngo abanyarwanda nabo baba birukanywe bikomeye cyane bashaka kubazana hano i Kigali mu Rwanda. Amakuru atandukanye, iyi niyo mbaye nkugejejeho, gusa ndakugezaho n'izindi zigiye zitandukanye ko bikomeza kugenda bimera. Iyi ni Afro 10 TV, nuje kure genda hero wirisi.